hari abarimu baba babwira abanyeshuri ngo duha amafaranga turagukorera diro. Ibyo ngibyo ntabwo bigezweho mu mwuga, ntabwo ari byo. Ikindi wowe munyeshuri, yego ndabizi uri muri imodoka, ushobora kuba waratangiye kuyiga, ushobora kuri muyiga cyangwa se utekereza kuziga imodoka. Ibyo byose ndimo kugenda mvuga birakwiye ko utega amatwi. Rero mu gihe hari igihe usanga abanyeshuri barimo kwiga imodoka agatwara yabumbye umunwa, sibyo? Gusa yabumbye umunwa ukabona mbega yabigize ibintu bikomeye. Mu gihe umwarimu atari kukubwira amafuti yawe n'amakosa yawe kugira ngo ubashe kuyakosora, akakubwira ngo byaraje kandi bitaraza. Yes, ngenda cyari yakavukiye Nyamirambo producer Mike Moab. Uvandimwe mushiki wanjye, aho uri hose ndagusuhuje. Abanyarwanda, abanyamahanga, namwe muri mu ntara ya gatandatu, aba diaspora, bifurije amahoro y'Imana kubana nanjye uyu munsi. Uyu munsi ndi kumwe na The Change Services TV cyangwa se The Change Services Limited. Aho ndi kumwe n'umuyobozi wayo, akaba n'umujyanama mukuru mu bijyanye no kwigisha amategeko y'umuhanda. Ndagira ngo mubwire ngo ndamusuhuje. Ndakwinginze imbere abadukurikiye unabasuhuze. Ndabasuhuze cyane. Ni Maître Cisse nk'ibisanzwe, kandi akaba ari umwarimu wabigize umwuga wigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Abankurikiye mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Maître Cisse, ndakwishimiye. Urakoze. Ndashaka kugira ngo dufashe abantu tubibutse turi mu mwaka wa 2025. Yego. Uyu ni umwaka abantu benshi baba barakozemo ibintu byinshi. Nabo nzi ko bakozemo ibintu byinshi. Ndashaka kugira twibutse abantu rero icyo The Change Services ihagarariye. Mbese ubundi nk'umuntu ufunguye channel bwa mbere akaba ageze kuri channel yawe, The Change Services ni igiki? Ni iki? Shaka ukuntu bigira abantu mu magambo make basobanukirwe. Okay, murakoze kumbaza icyo kibazo. The Change Services TV ni channel yaje kugira ngo ifashe abanyarwanda n'abari hanze kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyerekeranye n'amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku rubyiruko, ku bakuze, ndetse na buri muntu wese ufite inyota yo kumenya no gusobanukirwa ibijyanye n'ibinyabiziga. Kuri The Change Services TV turamufasha akagenda anyuzwe kandi afite igisubizo gikwiye. Urakoze cyane. Ubwo ndakeka hariho wese ugomba ari ikibazo nabaraza kwiyumvamo, ariko ngiye mfite ibindi bibazo nshaka kukubaza. Yego. Ubundi The Change Services akamaro kayo cyase nyine ni igiki imariye society imbere ahangaha, kubera yuko tuzi neza yuko abantu benshi bigisha gutwara ibinyabiziga bafite serivisi batanga, ariko wowe yawe nzi ko abantu benshi bamwe mu naganira nabo barayikunda. Ni kamaro ki wabwira abantu kugira ngo babashe kuba bayiyumvamo? Nka Maître Cisse, umwihariko wacu dufite dutanga ubumenyi bwimbitse bijyanye no kwigisha ibinyabiziga. Kubera ko turi abanyamwuga rero, abatugana tubahereza ubumenyi bukwiye bwagenewe umuntu wese ukeneye kwiga imodoka. Kubera yuko usanga benshi binjira muri zino gahunda zo kwiga ibinyabiziga baba bumva yuko ari ibintu byo kwiga ikinyabiziga ukwezi kumwe, ariko twebweho tubabwira yuko bagomba kwiga kugeza igihe bamenye imodoka. Aho wahita umbaza ngo ko umbwiye uko nguko, ese amafaranga aho ntabwo aba menshi? Turumvikana bitewe nuko uhagaze, ariko ibiciro biba bizwi mu gihugu hose, ariko wowe ukeneye ibirenzeho kugira ngo ubashe kumenya imodoka byimbitse, turumvikana tugahuza umugambi, tugahuza ibiganiro, twarangiza tugatangira igikorwa, ukava muri The Change Services wamenye icyo waje ushaka kandi wumva unyuzwe nta kibazo. Murakoze. Urakoze cyane Maître. None ndibaza, The Change Services ni ishuri cyangwa ni company? Kuko nabonye The Change Services TV mbona na The Change Services Limited. Mbese bitandukaniye hehe? The Change Services
Limited ni company birumvikana, ariko iyo company yashinze The Change Services TV kugira ngo inyuzemo. Muri make The Change Services Limited yashinze The Change Services Limited kugira ngo The Change Services TV ibe umuyoboro wo kugeza amakuru y'ibyerekeranye no kwiga ibinyabiziga ku bantu batari hafi, abatuye mu majyepfo, abatuye mu majyaruguru, abatuye iburengerazuba, abatuye iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali batabasha kugera kuri Terraho The Change ibarizwa, babashe no kwigira aho ngaho bari. Iyo The Change Services TV rero ni channel ibarizwa muri The Change Services Limited. Urakoze cyane Maître. Ubwo noneho niba ari company, bivuga ngo iyi company ya The Change abantu bafite uburenganzira bwo kuba baza bakaguramo imigabane cyangwa se bagashora imari muri company yawe. Byaba bishoboka ibyo bintu? Byashoboka cyane. Uwumva yakwifuza ko twafatanya muri runo rugendo, kuko The Change Services Limited ifite ibintu byinshi ikora. The Change Services Limited ifite gahunda yo kwinjira muri gahunda y'ubudozi. Uri kubona abatayeri, ukadoda, ukiga kudoda, ukabimenya, ukiga hoteleri, ukiga guteka, ukiga gukora imigati, ukabimenya. Harimo no kuba bashakira abashoferi badafite akazi bakabashakira akazi. Icyo gihe twebwe izo serivisi zose turazitanga, ariko nawe wifuza ko twafatikanya muri runo rugendo wo kugira ngo tubashe gutera imbere, waza tukaganira kugira ngo The Change Services Limited ibashe kwagura imbibi kugira ngo imenyekane mu ruhando rw'amahanga ndetse no ku isi hose ibe yahagera. Bivuga ngo muri business zo mu Rwanda nayo ikeneye kugaragara cyane. Mfite ikibazo cy'amatsiko Maître. Urumva ngewe nshishamo ngashyira na twatuno twanjye. Abantu bakunda kubyita ko tudasanzwe, ariko tuba dusanzwe, ahubwo nuko batwakira ku buryo butari ubwanyabwo. Maître, nizera yuko izina Maître ugiye kubyakira ari kuvunnye. Wari wakoze cyane pe. Cyane. None ndi kwibaza, mbese nk'umuntu uri kutureba aha ngaha ashaka kwiga amategeko y'umuhanda, cyangwa se ashaka kujya agatwara imodoka, cyangwa se wundi wamaze no kwinjira mu modoka akaba arimo ariga, mbwira ikintu cyatuma amenya yuko ari kwigira yayobye nko mu mazi k'umu Maître, kugira ngo namara kuba ibyo ngibyo amenye ko The Change Services ari ishuri ridasanzwe. Abarimu barimo bazi byinshi, ni inararibonye. Aho kantu sinzi n'ukumvishe. Ndakumvise cyane. Ntabwo bifata mu buryo kugira ngo wenda turebe ku mpande zitari za nyazo, ariko ndashaka kugira ngo ubwire umunyeshuri uzi ko ari kwiga imodoka, cyangwa se uzi kwiga amategeko y'umuhanda, ariko akaba ahantu hatari ahanyaho. Mu ikimenyetso kimwereka ibyo bintu ava aho hantu ntabwo hakwiye. Ndahera kuri The Change Services TV, aho itangamo ubumenyi bw'amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Ariko reka mpere ku mategeko y'umuhanda. Wowe unkurikiye uri burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, amategeko y'umuhanda ukeneye kuyiga nta handi wabisanga muri The Change Services TV, ndetse no ku rubuga rwacu www.thechangeservices.com. Rero ikimenyetso kikwereka yuko urimo wiga kandi ukigira mu ishuri ry'ubuziranenge utayobye, nuko twebwe ibyo dutanga bari ubumenyi bushyitse. Kandi ikindi muri The Change Services TV turi abanyamwuga kandi turasobanutse, turi smart mu bitekerezo, turi smart mu mivugire. Ntabwo tujya tubwira abanyeshuri ngo tubabwire nabi. Umunyeshuri yatsinzwe turamwihanganisha, tukamutera courage kugira ngo n'ubutazongere atsinde.